Shuti bakundwa bene data, turabashuje mu izina rya Yesu Kristo, kandi dushimira Imana ko yongeye kuduha uburyo bwo kuvuga ijambo ryayo. Turabiyegereje rero abakunzi b'ijambo ry'Imana badukurikira, tubahaye ikaze kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana ry'uyu mwanya. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha kandi tugire neza. Ni Pastor MUKANDE ubiyegereje kandi basuhuza. Nagira ngo mbabwire ko uyu munsi turi hamwe n'undi mukozi w'Imana mutari mumenyereye hano, ngira ngo muramubona. No umugisha kuri twese rero, no umugisha kuri wowe ukurikira, no umugisha muri rusange, kuko twungutse andi maboko kandi n'izindi mbaraga. Rero Pastor ndakwakiriye muri uyu mwanya kugira ngo wigereze abadukurikira. Imana iguhe umugisha. Pastor akoze cyane. Ni Pastor MUTIJIMA Eugene. Ni umwanya mwiza tugezemo ijambo ry'Imana. Nanjye mpaye ikaze abantu bose badukurikiranye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Magufi urakoze. Yesu aguhe umugisha. Urakoze cyane Pastor. Imana ikugirire neza. Reka twinjire mu mwanya wo gusenga Imana kugira ngo dukomeze. Mana yacu ikora ibikomeye kandi kiranuka, byiringiro bizima, turagushimye tuguha icyubahiro aya masaha, kuko ari wowe ugikwiriye. Uri Imana yo kubararirwa, uri Imana yo gupfukamirwa, uri Imana yo gushyirwa hejuru n'amahanga yose. Aya masaha nyiringabo Imana isumba byose duciye bugufi kugira ngo abari ushyirwa hejuru. Duhagaze muri uyu mwanya wo gutambutsa ijambo ryawe. Ntaba ari twe uwera wa Isiraheli, ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro. Mwuka wawe wera naze aganze ahagarane natwe muri byose, kugira ngo abantu bose bakurikiye ijambo ry'Imana bahabwe umugisha. Bakoze Data wera, reka icyubahiro n'ishimwe no guhimbazwa bikugarukire. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen, amen, amen. Mana yo mu ijuru iduhana umugisha kandi tugire neza. Nababwiye ngo ni umwanya mwiza, ni umugisha kuri twe, ni amahirwe, ariko navuga ngo no kuri wowe ni umugisha, kuko ijambo ry'Imana ni ibiryo by'ubugingo, niryo ritumye tubaho. Kubizeye rero tuzi ko uko bukeye nuko bwije, niba umubiri ukenera ibiryo n'umwuka ukenera ibiryo, kandi ibiryo by'umwuka ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Rero aho uri amasaha, niba ari mu gitondo, niba ari nimugoroba, bitewe n'aho uri, nagira ngo nkubwire ngo uyu munsi Imana yaguteguriye ibiryo by'ubugingo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Tuje kubagezaho ijambo ry'Imana twahayemo twavuga ngo kubohoka ubigizemo uruhare. Haleluya. Amen. Kubohoka dushobora kuvuga mu buryo butandukanye, ariko nagira ngo nkubwire wowe unyumva, wowe utari watera intambwe kwizera Yesu, cyangwa se nawe mu Kristo wamaze kwizera ukinjira ahantu, hanyuma ukumva yuko ari aho gusa, hari uruhare rwawe rusabwa kugira ngo ukomeze gutera intambwe yo kubohoka, ndetse winjire mu mutima w'Imana, niko twabivuga. Winjire aho wateguriwe, winjire aho wagenewe. Yesu nashimwe cyane. Hari uburyo abantu bazi ko, hari abantu baba bazi ko ahantu bari byarangiye Pastor, umuntu akumva ko atarengaho, ndetse wamubwiriza ijambo ry'Imana akavuga ati ubuse nanjye nakizwa, ubuse byashoboka, akabaho ategereje yuko hari ukuntu buzacya byagenze atazi. Ngira ngo nawe akisanga ari umukozi w'Imana, cyangwa se ari mu rusengero, cyangwa se ibyo ari byo byose, ari umukristo mwiza ukeye nk'uko abakristo Yesu ajya bahaguke. Ariko nagira ngo nkubwire ngo hari uruhare rwawe usabwa. Haleluya. Mu by'ukuri Yesu niwe ubohora, Yesu niwe ucagagura izo ngoyi. Ni ukuvuga ngo iyo utari mu bwami bwa Kristo, hari ubundi bwami wisanzemo. Nkunze kuvuga iri jambo mpereye mu itangiriro. Hari umugambi Imana yateguye mbere yuko abantu bazabaho mu butware, ariko igihe kigeze ubutware baza kubwamburwa bitewe n'umuntu umwe watubanjirije sogokuruza, igihe yagize intege nke akumvira amajwi ya Satani. Hanyuma rero
Yesu yaje kugira ngo agusubize muri wa mwanya, muri bwa butware, ariko ndagira ngo nkubwire ngo wowe atarageraho cyangwa se igihe yari ataraza, bwa butware ntago wari uburindiwemo gusa, ahubwo kuminyururu, wari kuminyururu, kuko Satani ubutware bwe n'ubw'igitugu, ntabwo yakurekeraho gusa, agomba kukuboha kugira ngo akugumane. Ntago ushobora kubimenya kuko ingoyi ze ntabwo ari imigozi igaragara cyangwa iminyururu, ahubwo ni mu buryo bw'umwuka. Ushobora kutabimenya rero kuboshye, ariko ikizakubwira kuboshye ni iki? Nuko nawe mu buzima bwawe hari ibintu ushaka kuvamo ntibikundi, ukabona uburyo witwara nawe ubwawe iyo wisubiyemo buguteye ikibazo, ariko kubivamo ntibikunde. Ni iki? Uri ku ngoyi, ntabwo ubizi, urakoreshwa uburetwa. Igihe Abisiraheli bari muri Egiputa, mu by'ukuri bahakoze imirimo myinshi pastor, babumbye amatafari, bubatse amazu, bubatse imijyi, ariko si ku bushake bwabo, ahubwo hari ikiboko kibari ku mugongo, bakoreshwa gahato. Nubwo buryo rero umuntu ukiri mu isi itarimo Kristo abakoreshwa gahato, ubu gikoreshwa n'agahato k'umwanzi, nyamara mu buryo nawe utazi, ukabona uhatirwa gukora ibintu bibi. Nawe ndetse iyo babigaruye ejo babivuga, wumva ko bikojeje isoni, wumva batanabivuga. Kubera iki? Ntago ari imigambi yawe kuva kera yo gukora ibyo bintu, ntago ari imigambi yawe yo kuba umwicanyi, si imigambi yawe kuva kera yo kuba ruharwa rw'umusinzi cyangwa umusambanyi, ahubwo nawe wabyisanzemo. Noneho iyo babigaruye babivuga, wumva babiceceka, ntago ushaka ko byumvikana, nyamara igihe ubikora ubukikijwe n'abantu, kuko atari wowe ubukoreshwa ubwo buretwa bw'agahato. Yesu ashimwe cyane. Hari ingoyi ububoshywe mu buryo utazi, wowe ntago ushaka kubona uwo mugozi, ariko Yesu namara kukugendera ukumva ijwi rye gusa, uraza kumenya ko uboshye. Haleluya. Uraza kumenya ahantu uboheye, uraza kumenya uburyo uboshye, noneho utangire wumva ijwi riguhumuriza, rikugarura, riguhamagara, rikubwira ngo ngwino. Hari uruhare rwawe rero usabwa. Turashaka kuvuga kuri uruhare rwawe, mbese ni uruhe? Wowe unyumva ushobora kuvuga uti ko ndembye, uru ruhare aba bakozi b'Imana bavuga ni uruhe? Ko nagerageje bikanga. Naganiriye n'umuntu wo mu muryango, arambwira ati atuzi ko nagiye kunywa imiti. Hari umuntu wihangiye umurimo agakoresha, sinzi ibintu yakoreshaga ngo agaha abantu umuti wo kureka inzoga. Aravuga ati ibyo bintu narabinyoye, ariko ayusa byaranze kugeza n'uyu munsi ndacyazinywa. Mbega arababaye nawe. Yagerageje kujya kunywa umuti watuma abyuka igitondo kimwe akumva ntarari ry'inzoga afite. Sinzi niba byarakoze, ariko icyo nzi nuko yanganye. Yarambwira ati ariko nta kintu byakoze, ahubwo uriya yatwibye amafaranga gusa. Ago byakora ko yaciye mu nzira. Urumva hari ahantu yashakiraga kubohoka, ariko hariya naho nta mbaraga ziriyo zibohora. Ni uburyo nyine abantu bafite ubwenge, umuntu ashobora gukoresha ubwenge akagerageza, wenda akakutera ubwoba. Uyu munsi ukavuga uti ndapfa, ejo nubundi ugutwaza igitugu akaguhata ugasubira muri bya bindi. Yesu nashimwe cyane. Turashaka kubabwira rero uruhare rwawe kugira ngo ubohoke. Ese uruhare rwawe ni uruhe kugira ngo nawe niba hari icyo usabwa washobora, kandi icyo tukubwira uragishoboye. Uyu munsi turakubwira ikintu ushoboye, ntabwo tukubwira ikintu kiremereye, ntabwo tukubwira ikintu kitabashika, ahubwo ni cya kintu cyoroheje kiri hafi yawe washobora kugira ngo umwami Yesu akubohore. Haleluya. Ariko hari uruhare rwawe usabwa. Ngiye gusoma ijambo ry'Imana pastor. Sako umugisha. Amina. Turasoma muri mu buhanuzi bwa Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cya 52. Ndasoma imirongo mikeya, umurongo wa mbere n'uwa kabiri gusa, hanyuma tukomeze twumve uruhare rwawe ni uruhe. Uruhare rwawe kugira ngo ubohoke. Kubohoka ubigize mu ruhare niwo mutwe w'ijambo. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo kanguka kanguka, wambara imbaraga zawe Siyoni, ambara imyambaro yawe y'umurimbo Yerusalemu umurwa wera, kuko uhereye none utakebwe n'uwanduye
batazongera kukwinjiramo. Ihungure umukungugu, uhaguruke wicare Yerusalemu, wibohora ingoyi mu ijosi yewe mukobwa w'Isiyoni wajyanywe ari imbohe. Reka ndekere kuri iyo mirongo. Yesu nashimwe cyane. Yesaya yahanuriraga bene wabo Abisiraheli. Hari uburyo bajyaga bateshuka, bamara kuva muri wa murongo Imana yabashyizemo, Imana ikagerageza buryo ki yabagarura bakagera ku gihe cyuko Imana ibatera umugongo bakajyanwa bunyago n'ayandi amahanga basumbaga, amahanga bari hejuru, amahanga bari bafite icyubahiro kuyarenza. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ariko hano umuhanuzi avugana nabo, yavuganaga nabo kubyerekeye Kristo. Yesu nashimwe cyane. Amen. Hari igihe ushobora kuba uyu munsi usinziriye nawe. Hano bari mu bitotsi bitari bitotsi byo kujya ku buriri nijoro, ahubwo bari basinziriye mu buryo bw'indani mu mwuka. Ntago bari bazi umugambi w'Imana ku buzima bwabo. Ntago bari bazi umwambaro wabo. Ntago bari bazi imbaraga bahawe. Yesu nashimwe cyane. Iby'umurimbo byabo ntago babibonaga kuko bari mu bitotsi, bari mu gicuku, kimwe nuko ushobora kuba uri mu bitotsi uyu munsi. Navuze ngo mwitangiriro niho Imana yavuze ko igiye kurema umuntu mu ishusho y'Imana ubwayo, hanyuma ikamuha bwa butware bwo gutwara ibiri mu isi. Hanyuma umuntu rero avuka icyaha cyaramaze kwinjira, uvuka cyaramaze kwinjira, noneho bwa butamenya. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ubuzi wa mwambaro w'umurimbo wagenewe uhereye kera. Noneho ijambo ravuze ngo kanguka wambara imbaraga zawe. Birashoboka ko hari imbaraga zawe utigeze umenya, ahubwo uzi kuri wo hasi, uzi kuri wo gukoreshwa uburetwa, uzi kuri wo gukandagirwa kugeza ubuzima bwawe bwo kwisi burangiye. Ariko nje kukubwira ngo hari uruhare rwawe usabwa. Urasabwa gukanguka. Yesu ashimwe cyane. Urasabwa kuva mu bitotsi. Urasabwa kumva icyo Imana ivugana nawe uyu munsi. Urasabwa kumva icyo ijambo ry'Imana rikuvugaho. Mbese Imana ikuvugaho iki mbere yuko unaremwa unavuka? Hari icyo Imana ikuvugaho? Hari isezerano ry'abantu rusange nibura wisangamo? Ariko ndashaka kuvuga ko n'isezerano ryawe ku giti cyawe. Yesu ashimwe cyane. Hari uruhare usabwa rero. Hano umuhanuzi yabwiraga Abisiraheli ati nimukanguke, muve mu bitotsi. Hari imbaraga zanyu ziri hariya mutazi. Kanguka wambara imbaraga zawe. Siyoni yahanuriraga umurwa w'Isiyoni. Wambara imbaraga zawe. Hari imbaraga zawe wowe unyumva. Reka mbaze mbwira umukristo. Yesu ashimwe cyane. Mukristo unyumva. Wateye intambwe uhura na Yesu akubohora ku byaha. Ariko ahantu winjiye uzi ko ari ibyo, uzi ko udashobora kuharenga. Niba uri umuririmbyi uzi ko ari uburirimbyi nta kindi. Ariko ndashaka kukubwira yuko ku murongo wa 2 hatubwa ngo haguruka, va muri uwo mukungugu, haguruka wihungura umukungugu, nurangiza wibohore ingoyi mu ijosi ryawe. Yesu ashimwe cyane. Pastor buriya kera njya nkunda kwibuka ibintu bya kera bikamfasha mu nyigisho. Kera turi abana twororaga inkoko nyine za zindi z'abana. Uyu munsi umuntu worora inkoko aba ari umukungu. Urabizi icyo gihe nta n'abantu baguraga inkoko benshi. Iyo washakaga inkoko y'icyororo uragenda ukayisaba mugenzi wawe akayiguha. Ariko ubu ngubu niba ushaka korora ni amafaranga, ni ikizu, ni ibintu byinshi. Noneho tukorora za nkoko z'abana. Igihe kikagera isoko ryaremye, ukaba watekereje kuzagura agakanzu ko kujyana mu misi. Ugafata inkoko yawe mu rugo ntibavuga, uyu munsi ndatwara inkoko yanjye ukayikubita mu kwaha. Ukagenda ukirwa uhagaze mu isoko, abahinzi icyo gihe zibazona nta wikeneye. Ushaka korora ajya kwa kanaka. Ubwo utegereje umuntu wavuye mu mujyi hehe wenda ushaka inkoko yo kurya. Umwe nabwo winyuriraga akabona inkoko. Noneho bukaza kwira wenda ukongera ukayikorera ugataha yabuze umuguzi. Ariko ubwo wirwaga iziritse amaguru kugira ngo itagucika nyine. Wagera mu rugo urumva inkoko yiriwe iziritse kuva saa 2 kugera saa 10. Wagera mu rugo n'akababaro kose ukayizitura ukayinaga hasi.
kuko muri yo yiriwe iboshye iziritse yumva ingoyi na cya gihe wayinaze hasi irakibuka ya ngoyi yahereye mu gitondo yikaba izi ngo iracyaziritse ingoyi yaheze mu bwonko ku maguru yavuyeho ariko mu bwonko harimo ingoyi. Yesu ashimwe cyane. Noneho urabizi ubundi ko inkoko utaza ngo uyifate za zindi zitorera ukaza ukayifata abana bakayisunika idashobora guhunga ivuga gusa iti jewe ndaboshye jewe ndacyaboshye. Rero pastor hari abantu bazi ngo baracyaboshye nubwo Yesu yaje akababohora akakubohora ku byaha akakubohora kuri ubwo businzi n'ubusambanyi n'ubujura ariko nanone mu bwonko haracyavuga ngo ntago narenga ahangaha ntabwo ntacyo nashobora ntacyo nageraho ntabwo nakorera Imana ntabwo natera imbere ntacyahinduka ntabwo namera neza ntabwo nasa neza. Nagira ngo nkubwire ngo iyo ni ingoyi yo mu bwonko niyo ifatanye n'uyu murongo wa 2 uvuga ngo haguruka muri uwo mukungugu. Haguruka nongere ngusome umurongo wa 2 bavuga ngo ihungura umukungugu uhaguruke wicare Yerusalemu wibohora ingoyi mwijosi yewe mukobwa w'Isiyoni wajyanywe uri imbohe. Yesu nashimwe cyane. Reka nkore aka kagero numva ntacyo bitwaye. Haleluya, amen. Uyu ni umukristo wamaze kugera mu nzu y'Imana ariko ingoyi yo mwijosi nyamara iri mwijosi gusa ntago igera nibura ku giti hariya ngo arashumitse ayambaye nk'uku nguku nambaye uyu mukandara. None ukavuga ati haguruka tera imbere agura ibitekerezo hishurirwa injira mu murimo. Umuntu akavuga ati ariko ndaboshye jewe ndacyari ku ngoyi jewe ndaboshye ntibishoboka ariko aya masaha nagira ngo nkubwire ngo ijambo ry'Imana yakubwiye ngo haguruka wihungura umukungugu nurangiza wibohora iyo ngoyi uvuge ngo nukubera iki jewe ntatera imbere nukubera iki ntakorera Imana nukubera iki ntahishurirwa mbese kuki jewe ubuzima butahinduka. Haleluya. Ahubwo biragusaba uruhare rwawe rwo kuvuga ngo ibi ndabirambiwe guhora nicaye ndabirambiwe guhora kuri aka gatebe kabarimbye gusa ndabirambiwe nanjye hari hishurirwa Imana impaye guhora ndi kuri uru rugero guhora ndi uwo hasi guhora numva ntabishobora ndabirambiwe ubyibohore mu ijosi hanyuma utera imbere uruhare rwawe uraba urukoze hanyuma Yesu arakora uruhare rwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu arakora uruhare rwe ariko uruhare rwawe usabwa haguruka kanguka ikureho umukungugu hari imyambaro y'ubwizi gutegereje hari imbaraga ziri hariya zakugenewe haguruka uzinjiremo. Haleluya. Haguruka winjire muri izo mbaraga nkuko Gideon yinjiye mu mbaraga ze yaravugaga ati ntago bishoboka. Imana ikavuga ngo niwe uzabohora ubwo ati ntago Mana we ntubizi jewe mvuka mu muryango w'umuhererezi nabishobora nte. Imana iti we haguruka ugende uko izo mbaraga zawe zingana. Nanjye ndakubwiye ngo haguruka wibohora iyo ngoyi mu ijosi ryawe haguruka ugende uko izo mbaraga zawe zingana haguruka wanga ibigukandamije haguruka wemere yuko Yesu yakubohoye. Navuze ko ninjiye ku muntu wabohowe na Yesu. Haguruka wemere ko kubohora kwa Yesu ongera utere intambwe wigira imbere uraza kubona gushobozwa n'Imana kandi uraza kubona kurushaho kubohoka mu mpande zose mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'umubiri impande zose uraza kwaguka. Imana yo mu ijuru kugirire neza kandi guha umugisha. Pastor wakomereza aho ngaho. Pastor Yesu guha umugisha. Amina. Duhesheje umugisha muri iri jambo mu by'ukuri. Amina. Imana guha umugisha kandi umutwaro mwiza wo kuvuga ubutumwa ndetse na mugenzi wawe. Imana ibahera umugisha. Amina. Bakurikirana cyane nubwo nagize umugisha nkabandi kumwe namwe ariko ubutumwa bwiza mubwiriza bubohoye abantu benshi. Amen. Imana yari guha umugisha mwinshi uduhaye ijambo rikwiriye ariryo nanjye ngiye gukomerezaho. Yego. Kugira uruhare Yesu arahari arahari cyane ariko asigaje uruhare rwawe ngo akwerekanireho imbaraga ze. Amina. Nkuko abivugaga hari isomye ijambo ravuga ngo wibohore iminyururu cyangwa ingoyi iri mu ijosi ryawe. Yego. Hari imbaraga Yesu abakeneye kugira ngo utere intambwe akwerekanireho imbaraga ze. Amina. Bantu rero mukurikirana ijambo ry'Imana hakeneye uruhare rwanyu kandi uruhare rwanyu ni rutoye. Yego. Yesu afite imbaraga nyinshi kugira ngo ashobore kugucaho iyo minyururu. Amina. Kandi ikibazo abantu benshi bafite bamwe baraboshye
ntibabyemere yego kandi imirimo yabo ikabigaragaza. Umaze kubyemera rero usanga ufite imbaraga hejuru ubwo butware akakubohora. amina. Wowe ni uruhare rwawe nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye. Reka dukomeze twubakira ku butumwa wabwirizaga. Imana iguhe umugisha. amina. Urasoma Matayo ibice 11 ku murongo waho wa 25. amina. Yesu aguhe umugisha. Matayo ibice 11 ku murongo wa 25. Reka dusome mu izina rya Yesu. Komereza ijambo. Yego. Haravuga ngo muri iyo minsi Yesu aravuga ati ndagushima data mwami w'ijuru n'isi kuko wahisha ibyo abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko data kuko ariko wabishatse. Byose nabihawe na data kandi nta uzi umwana w'Imana keretse se kandi nta uzi se keretse umwana w'Imana n'umuntu wese uwo mwana ashatse kuyimenyesha. Mwese 28 mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Amen. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Amina. Amina. Bene data bakundwa mukurikiranye ijambo ry'Imana ngaha inzira yoroheje cyane yo kubohoka. Haleluya. Yesu yishimiye mu mwuka ashimira se. Aravuga ati data ndagushimira mwami w'ijuru n'isi. Ukuri. Kubwira nk'ubu ngubu umugisha nk'uyu nguyu wabimenyesheje abana bato. Aramubwira ati ndagira ngo nkubwire ko icyo wamenyesheje kuri uyu murongo wa 25. Muri iyo minsi Yesu aravuga ati ndagushimira data mwami w'ijuru n'isi. Yego. Ko wabihishe abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Nibihe yavugaga se ni kuri uyu murongo. Yego. Ko yaje guhamagara abarushye n'abaremerewe. Haleluya. Amina. Ni munsi Yesu aravuga ati ni muze gusa abarushye abaremerewe. Muruhishwe n'iki? Muruhijwe n'ingoyi. N'ingoyi. Muruhijwe n'ibibaboshye. Uburetwa. Muruhijwe n'uburetwa. Yego. Muruhijwe n'icyaha. Muruhijwe na za karande. Ariko arabahamagara. Igitondo nk'iki tariki nk'iyi wowe ukurikirana ubu butumwa. Yesu arakubwira ngo ngwino. Akuboho. Ngwino akuboho. Yego. Yewe urushye. Yewe uremerewe. Unaniwe. Yewe unaniwe. Amina. Yewe usengerezwa wabuze igisubizo cy'ubuzima. Amina. Yewe uremerewe wabuze igisubizo cy'indwara iri ku buzima bwawe. Yego. Yewe uremerewe wabuze igisubizo cy'imibereho yawe. Urasinzira ugakanguka wumva ibibazo byoneho byakwegereye bitagira ibisubizo. Abandi murashaka ikinya cyabasinziriza. Ugashaka ikiyobyabwenge yaba ari inzoga cyangwa itabi kugira ngo wumve ko wasinzira ukibagirwa bya bindi. Ariko icyo ni ikinya nyine mu kanya gato mu minota runaka kiragushiramo. Ariko Yesu yaraguhamagaye ngo ngwino. Haleluya. Haleluya. Ntabwo ari ukuzana aha hantu twicaye ngo uve hirya no hino ahure. Zana ibitekerezo byawe. Yego. Zana umutima wawe. Amina. Kandi niwo ubizi kuruta abandi kuremerewe. Ibintu bimeze nk'amatoni wikoreye urabizi. Uragenda kugeza ku rwego utinzira. Uragenda kugeza ku rwego wivugisha. Nta kindi ni ingoyi. Ni ingoyi. Umukozi Imana yavuze ngo ngwino wibohore. Ingoyi ziri ku ijosi ryawe. Ngwino. Yesu aragusaba gusa kuza. Ngwino gusa. Imbaraga zirahari. Zirahari.
ni nko warembuza umuntu ukabwira ngo ngwino kuri banki yego urasabwa kuhagera gusa byonyine ikibazo cy'amafaranga kigakemuka amina ngwino kuri Yesu ibyari bikuboshye nta mbaraga na zimwe Yesu atabohora amina niwe waremye ibiri ku isi byose niwe ufite ubushobozi bwose uwe icyo ashaka ni uruhare rwawe amina ikintu cyose ukorewe ugizemo uruhare nubwo kaba ari gatoya icyo kintu giha agaciro cyane Yesu rero ntabwo ajya afata ku ngufu ahubwo ashaka kugira ngo uzi yerekane ko afite ubushobozi ku byakuboshye amina haleluya amina nimuze abarushye n'abaremerewe Yesu yavuze ngo kandi ikindi muze mumwigireho yego ngo ni umugwaneza aroroheje mu mutima amina umutwaro we cyangwa umurimo we nturemereye abantu baramubashije ngo dukore iki kugira ngo tukwizere twizere Imana avuga ngo nukwizera akantu gato gusa gato izere ijambo abantu babazi ko ari ibintu cyane bidashoboka buri ushobora kugera ku nzu ugasanga uri ikigufuri kinini kandi imbere harimo ubutunzi ukavuga uti subu iyi nzu ntagera mu kigufuri kiravuga gute bakaguha agafunguzo gato kangana gutya ugakubita mu kigufuri ahasigaye inzu yose igakinguka ikabi yawe Yesu rero nawe afite imbaraga n'ubushobozi akira akagafunguzo ko kumwizera gusa amina ahasigaye urebe niyo mpamvu yarembusha abantu ngo ngwino nimuze munsange uku rero niko kwibohora ugize mu ruhare katuvuge niba ari intambwe ebyiri zikugeza ahantu tera urwa mbere iya kabiri uyitererwe nimuze mwebwe abumva ijambo ry'Imana nawe ushobora kuba warinjiye hari ibindi bikikuboshye usikora abantu baba bafite ibyumba bimwe bitarakinguka yego ariko iyo ukomeje kwegera Yesu ukegera ijambo ry'Imana na cya cyumba aragikingura yego nimuze uru ni rwo ruhare rw'umuntu kugira ngo abohoke koko ibyakuboshye birakurusha imbaraga uratekereza ko wabishyizeho n'ubutunzi biranga pe ibyakuboshye birarusha imbaraga ubutunzi cyane ibyakuboshye birarusha imbaraga inshuti zawe ibyakuboshye birarusha imbaraga imiryango yawe yego njyewe urimo kuvuga reka ntabwo buhamya iminota nk'ibiri njye nari mboshywe nararwaye mbohwa n'indwara umuryango ukoresha ubushobozi bwose unjyana CHK ngerayo abadokiteri barankurikirana nandi kumwe n'abantu basobanutse bakazana umuganga bakazana undi barampima bankoreye ibizami byose bishoboka kugeza ku rwego bantu batangiye ku bimenyetso by'uko ndwaye batuye umuntu ashobora kuba arwaye mu giga kugeza no ku rwego bapimye mu giga igipimo cyayo gikomeye bapimira ahangaha mu rutirigongo barashakisha babura mu giga neza umuryango urananirwa abaganga barananirwa bafata icyemezo baravuga ngo umwana natahe bamutunini ndagenda bananiwe nabohowe n'abantu b'Imana hari agakiragiye iki gihe hari umushumba Pastor Bernard nibo bansengeye na betaranyumva baransengera ya migozi yari imboshye imvaho inshuti zananiwe amafaranga yananiwe abaganga bananiwe nubwo nabo bagerageza mu bwenge Imana yabahaye ariko uyu mugabo witwa Yesu ufite imbaraga arambohora iki gihe rero ngewe nta nubwo nari nzi n'ibyo kwizera ahubwo nagize umugisha ndwarira mu maboko y'abazi imbaraga zo kubohora bakajya baza bakansengera bagatangira kunyigisha nubwo ntavugaga ndemera baransengera intambwe yanjye ya mbere nubwo ntari nzi ibyo kwizera nuko nemeraga ko bandabika bikiganza urwo rwo rwari uruhare rwanjye ububabare nabwo nari namaze gucishwa bugufi kwa muganga byanze ahantu hose nta handi hari imbaraga amafaranga yananiwe bangejeje rero kuri uyu mugabo witwa Yesu arambohora nari maze iminsi 47 ndikiranye naravugaga ariko bisoza isigo hizimpindukiranye imiti irananirwa
ikiragi mara ukwezi n'iminsi 17 kuri iminsi 47 yego baransengera ijwi ryanjye riragaruka. Izo mbaraga zinkozeho ndavuga ngo izi mbaraga zimbohoye ngiye kuzihaguruke. Haleluya. Izi mbaraga zambohoye mu buragi nizo nshaka kukubwira nawe ko zakubohora mu bibazo byose bigutsikami bikuremereye. Yesu aravuga ngo nimuze abarushye n'abaremerewe, ni wowe uzi uburyo urushye nongeye ndisubiremo, ni wowe uzi uburyo uremerewe. Abanyarwanda baravuze ngo umusonga wundi ntukubuza gusinzira. Abanyabwenge, ni abanyabwenge b'iyisi. Noneho ububohe bwawe ntabwo bubuze umugore wawe murarana gusinzira. Hari umugabo witwa Namani uri mu bami ba 2 bice 5 ngo yari afite ububohe bukomeye cyane bw'ububembe. Yavaga gutabara akarwana agatsinda, yaza akarara aribwa, ariko ntibyabuzaga umugore gusinzira. Abagaragu n'abaja binyweraga amata bariraga, ariko Namani yaraviriranaga. N'ingabo yayoboraga baga ku rugamba. Iyo yabaga yambaye kombati cyangwa yambaye imyenda y'urugamba, nta yindi ntwari yari imeze nka Namani. Ariko we ashirira, ariko we yarazi umusonga umurimo. Yewe muntu urimo gukurikirana ijambo ry'Imana, ni wowe uzi ikibazo ufite, ngwino. Yesu arashaka kukubohora ukajya ubona ibitotsi nk'abana. Amina. Yesu arashaka kukubohora ukagira umunezero nk'abana. Amina. Abohora mu byaha, abohora mu ndwara, yego, abohora mu nyatsi, yego, kandi ibyo bintu n'ibindi byinshi, ibyo bintu nibyo biremereye abantu cyane. Ni muze reka dukoreshe iki cyanditswe turimo tujya ku musozo cyo muri Luka 19. Yego. Tugiye kwasanga inkuru y'uyu mugabo. Tuba dusomera 19 umurongo wa mbere, tuhakura irindi jambo. Nzi ko ijambo ry'Imana rifite imbaraga, ririhagije. Rihagije. 19 umurongo wa mbere. Luka 19 umurongo wa mbere. Aravuga ngo Yesu agera i Yeriko arahanyura. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumo ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama, aramubwira ati, Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa 2 w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha 4. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe ari umwana wa Aburahamu. 10. Kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Amen. Imana ikumpera umugisha. Amen. Inshuti bavandimwe bene data bakunze ibijambo ry'Imana mudukurikirana. Yego. Turimo turavuga ijambo rivuga ngo kubohoka ariko ubigizemo uruhare. Amina. Umunyambaraga Yesu arimo arahamagara. Yego. Umunyambaraga Yesu aragutegereje. Yego. Ategereje intambwe yawe ntoya gusa, ahasigaye akakubohora. Ngwino nshuti. Hano ijambo ry'Imana ritweretse inkuru y'umugabo witwa Zakayo. Iyo utangiye gusoma iyi nkuru usanga Zakayo nta kintu abuze. Biravuga ngo yari afite akazi keza, yari umukoresha w'ikoro, kandi ikindi mukuru, yari umutunzi. Yari umukoresha mukuru. Icya kabiri, muri ako kazi ke yari afitemo ubutunzi, yari umutunzi. Bibiliya n'ibisobanuye ngo ijambo umuntu yari umutunzi ni ikigaragaza ko koko yari umutunzi pe bifatika, ntacyo yifuzaga. Amina.
haleluya, amen. ariko iyo winjiye mu buzima bwa Zakayo yari imbohe, yari imbohe atabizi. iyo yambaraga akagenda wabonaga ari umugabo pe cyane. iyo wacaga mu mafamu ye, ugaca ku maduka ye, ugaca mu bikingi bye, ugaca mu byerekeranye n'ibye, wifuzaga kuba nka Zakayo. ariko ikintu kintangaje, amaze kumva ubutumwa bwiza bw'umwami, kuko birayabihinnye, aravuga ngo yumvise ibya Yesu, nk'uko nawe uyu munsi urimo kumva ibya Yesu. urabyumva ubu, urimo urumva ko Yesu abo kubohora, urimo wumva urukundo rw'Imana. Zakayo mu byo yumvise bya Yesu, yumvise ko ajya akiza imbaraga z'ubwambuzi n'ubujura ahari. haleluya, aravuga ngo ibi bintu ko byambayeho itegeko, hari ikintu kiba ku muntu kimeze nk'itegeko pe. itegeko ry'ubwambuzi ryari ryaramufashe nk'uko ubora ibara riba ku nka. noneho aza kumva Yesu ko afite imbaraga ziri hejuru y'iryo tegeko ryari ryaramubaze. umurongo wavuze ngo yumvise ibya Yesu, arirukanka aravuga ati Yesu uyu munsi araca, kandi ashaka kumureba. dufite abantu benshi bazi ko ku cyumweru saa moya ijambo ry'Imana riba riri kuri flash. reka bye kuba imigani, bye kuba kwa bimenyereye, ahubwo ijambo ry'Imana rikubohore pe. amina. aha hari imbaraga z'amavuta y'umwuka wera. amina. hari ijambo udashobora kumva ngo ugume uko wari umeze. amina. Yesu yaravuze ngo yohereze ijambo rye agakiza indwara. zaba ari indwara z'ibyaha, zaba ari indwara z'umubiri, ijambo ry'Imana ririhagije. Zakayo yari arwaye indwara y'imbere atari y'umubiri inyuma, ariko yakijwe nuko yumvise ibya Yesu, akagenda agategera Yesu ku nzira. uruhare rwe rwabaye ibice bibiri. icya mbere kujya aho Yesu ari. icya kabiri abonye abantu babaye benshi atari mubone, agira icyo akora, arurira ngo amubone. ariko haleluya, kugira ngo amubone. Yesu abonye uruhare Zakayo yagize, aravuga ati yewe mwana wa Aburahamu, mbonye icumbi uyu munsi. yewe mwana wa Aburahamu, amina. ngwino mbonye aho cumbika, mbonye aho niburuhukire. ururuka muri ibyo byose, ururuka tuza. uyu munsi ndarari wawe. Zakayo uruka nezerewe, amwakira anezerewe, amujyana iwe. ikigaragaza ko byari ibibazo bikomeye cyane, abaturanyi barabyivovoteye, baravuga batahari uyu muntu si umuhanuzi, kuko yakamenye Zakayo ibyo yadukoreye. ibiyo babwira uruhare rwawe ndetse no kubohoka. urebeye inyuma, Zakayo ntacyo yakabaye abohoka, ariko yari umwambuzi. aravuze ngo abo nambuye ndabarihakane. kandi si Yesu ryari itegeko ry'Abayuda. iyo usomye mu Barewe, itegeko ry'umujura, iyo umujura yibaga yagaruraga ibyo yibye abirishye kane. ryari itegeko ryabo ry'uko umuntu yibye agomba kuriha. aha niho bigaragaza ko Zakayo nubwo ari umunyacyubahiro, ariko yari umujura. Bibiliya yarabyubahije, iravuga ngo yarambuye. hari ukuntu yabihinnye, ariko iyo ugiye imbere mu ijambo ukabona icyo ijambo risobanura, Zakayo yari umujura pe. ubujura rero ni ingohi nayo. iyambura iyo ngohi iri ku ijosi ryawe, wihungura umukungugu. uruhare rwawe n'urwo ni ugutera intambwe, Yesu akakuruhura. uruhare rwa Yesu ni imbaraga ze, akakubohora. amina. Uwiteka Imana ibahe umugisha mwinshi, mutere intambwe, ahasigaye Yesu abohora. haleluya. twasengera abantu. ni ukuri. Data turagushima mu izina rya Yesu. amina. uhabwe icyubahiro kubw'ijambo ryawe. Mwami turagushimira kuri umunyambaraga. amina. turagushimira ko wadusabye n'uruhare rwacu. amina.
natwe uruhare rwacu kugira ngo abantu babohoke twateye intambwe twaje hano dutanze ijambo ryawe Yego. reka imbaraga z'umwuka wera ziriherekeze abari baboshywe mu mitima babohoke abari baboshywe n'ingoyi z'ibyaha bakire Mu izina abari rya baboshywe mu mibiri babohoke Mu izina abari rya baboshywe mu mitungo Mu babohoke izina rya buri Yesu. ntambwe yari muntu nk'uko ijambo ryari bivuga bayikore babohoke Mu izina tuguhaye rya Yesu. icyubahiro kubohoye abantu bawe mu mbaraga z'umwuka wera mu izina rya Yesu turasenze amen Amen, amen, amen.